bamukuva cyangwa ngo kuvanga mu misi cyangwa 20:80 ujye wibuka umunsi w'isabato unyegurire ari gusoma mu kinyarwanda cy'igihe nasome tunaziranye nabirangije ongera usubiramo cyangwa uzana bibiliya y'ikinyarwanda kino gisanzwe kiravuga ujye wibuka umunsi w'isabato unyegurire nari nkubajije ikibazo kivuga Nina kubwiye ko mudivandisi wakirutse wakina kubajije nabibonye wamporiza icyo gisubizo mpaye n'ikibazo nakubajije wamporiza icyo gisubizo mpaye n'ikibazo nakubajije n'ikibazo mwambajije icyo kibazo nakubajije wagihuza n'icyo gisubizo mpaye nabihuza bimporiza umunsi w'isabato tubona ko ari umunsi wa karindwi w'Uwiteka yego niyo mpamvu rero tuwubahiriza niyo mpamvu dusenga ku isabato none iyo umuntu asenze ku isabato aba umudivandiste iyo umuntu asenze ku isabato aba umudivandiste nicyo bisobanura nicyo bisobanura ndetse aho uhereye kwisenza ku isabato aba umudivandiste nta bihamya birenze ibinkubwiye ngiye kugenda mbishakisha wafite telefone yanjye nkaza kubiguhereza nimugoroba wanyemeye akabazo kandi none se ko tugiye kuri umudivandiste kandi Bibiliya ikavuga ko bazajya mu ijuru ari abera wampuriza amazina yombi ubundi kuba mu itorero ry'abadivantiste uvuze kuri umudivantiste kuko kuba umudivantiste ni izina yo kuri umudivantiste Imana nayo ivuga ko abazajya mu ijuru azaba arabeshejwe sibyo bejejwe nyine mu bejejwe rero niho babaye wampuriza amazina yombi kuba umudivantiste no kujya mu ijuru wera Imana ivuga ko bazajya mu ijuru ari abera nawe uti ngende umudivantiste ibyo niyo ndwabihuza nabihuza kujya mu ijuru si ukuba uri umudivantiste si ukuba uri umudivantiste ni ukuba uri uwera noneho abadivantiste bashobora kutazajya mu ijuru ushobora no kuba uri umudivantiste ntube wejejwe ntujye mu ijuru birashoboka noneho kuba umudivantiste si maze iki wiki niba umuntu ashobora kuba umudivantiste akaba atari uwera ntazajye mu ijuru ahubwo twavuga ngo kuba uri umudivantiste urasabwa kweza cyangwa se urasabwa kwigana uwera nawe ukazajya mu ijuru nyine ubwo ndikuvuga njyewe ndikuvuga kuba umudivantiste ntibihagije mu bitabo bya Elena White yaranditse ngo insengero nyinshi washinze abadivantiste bavuze ko kwizera kwatangiranye na Aburahamu mu Bibiri 11 numva ari umusomyi wa Bibiliya cyane navuga ngo Yesu aravuga ngo bashakisha mu byanditswe kuko arimo bazi bahurira ubugingo ariko ntibashaka kuza ahari ngo bakize basanze ko kwizera kwatangiranye na Abeli atanga ituro riva amaraso kandi akazana imyaka yo mu murima mu Bibiri 11 bavuga ba Abeli bakavuga ba Aburahamu bakavuga ba Mose kwizera wanditse watangije idini ry'abadivantiste yaritangije mu cyamagana 840 icyamagana 840 yaravuze ngo hari insengero nyinshi zizafungwa ntihabonekamo n'umuntu n'umwe hari insengero nyinshi zizafungwa ntihabonekamo n'umuntu n'umwe Imana ibishimirwe navuga ngo umuvandimwe atangira yavuze ngo si idini ryabambwe ngo ni Yesu wabambwe si adventiste yabambwe ni Yesu wabambwe si abaporo babambwe ni Yesu wabambwe Imana ibishimirwa navuga ngo kwizera guturuka mu kumva kandi kumva gukazanwa n'iki n'ijambo ry'Imana navuga ngo mushiki wacu ibintu ari mu bu aririmbo nashimiye Imana yaririmba twaririmbye turi guhimbaza yari kuvuga ngo ibintu byararangiye amaturo byararangiye siko twaririmba ibya 10 byararangiye amadini yararangiye navuga ngo ibintu arimo twabibayemo turabikomeramo cyane tubimaramo n'igihe tunabyemererwamo cyane turi abaririmbyi turi abadiyakoni turi n'abigisha ariko Yesu uvuga wigisha unaririmba umuntu akaba atakubaza icyo umwizeraho ngo gisobanure
navuga ngo Yesu uririmba utaraguhaye ubugingo, Yesu uririmba ukumva uzarimbuka, Yesu uririmbuka utinya gupfa, uwo si Yesu. Yesu uririmba cyangwa wigisha ukaba udafite amahoro mu mutima. Muri Luka igice cya mbere cya kabiri uriya mumarayika abwira bari abashumba ngo niwe nguzatera abantu benshi kunezerwa cyangwa se kwishima. Bari kuvuga inkuru zako gahinja nyine kavukiye mu muvura. Navuga ngo ukamuririmba n'ubundi wumva ufite umubabaro, wumva ufite agahinda, wumva utazi gukizwa icyo ari cyo. Abanyarwanda bavuga ngo uva ku giti dore umuntu. Nandi kubwira abashyitsi bacu muva ku madini dore umuntu. Ibyo bashiki bacu si wenyine w'umudivantiste. Navuga ngo hano muhari muri abantu batandukanye bavuye mu madini atandukanye. Ntabwo mutuzi gukira ngo twavuye mu idini rimwe. Hano harimo abana b'abaporo, harimo abana b'agatolika, harimo atwara abadivantiste, sibyo? Ariko tugira amahirwe tumenya uburyo Imana igira abantu ntungane batabigizemo iki uruhare. Iyi dini baratubwira ngo Yesu yashoboye amategeko y'abadive nyine, ngo kugera ikirenge muke ngo yari ashoboye kugira ngo nawe uyashobore, sibyo? Ngo yari yashoboye ntiyacamo na rimwe ngo kugera ikirenge muke ngo nawe ngo ukuyashobora ngo kugera ikirenge, ariko ni ikintu kidashoboka. Imana yaravuze ngo umutima wa kamere ngo ni umwanzi w'Imana, ngo ntushobora kumvira iki amategeko y'Imana. Impamvu yashoboye umuntu yari kumenya impamvu Yesu yashoboye amategeko bigashoboka nuko atakomotse aho twe twakomotse. Yesu yakomotse mu ijuru, niyo mpamvu umumarayika yaje abwira Mariya umukobwa w'isugi utarigera ubonana n'umugabo, aramubwira ngo urahiriwe ugiye kuzasama inda, uzabyara umwana uzamwite Yesu, ko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Aravuga ngo ibyo bishoboka bite ko ngewe ntanigera ndyama ntazi umugabo icyo ari cyo. Yumvishe ahishuriwe neza, amenye ibyo bintu ko ari Imana ibivuze, ni ukuri yaremeye. Yaravuze ngo ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze ubwo Yesu we niyo yakomotse aho twakomotse. Yesu yakomotse mu ijuru, no kuboneka ko hano mu isi yakomotse mu bushake bw'umugabo n'umugore. Ngicyo cyatumye ashobora amategeko y'Imana birashoboka, sibyo? Ibyo mushiki wacu Yesu impamvu yashoboye amategeko we ntiyakomotse kwa Adamu aho twe twakomotse. Mu Baroma 5:12 kuko ibyaha byaze mu isi bikuriwe n'umuntu umwe, urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Si ijambo ry'Imana se? Twabaye abanyabyaha bitewe n'icyo Adamu yakoze. Yesu we ntiyakomotse kwa Adamu ngo abe umunyabyaha, niyo mpamvu yashoboye amategeko birashoboka. Njyewe naribajije umunsi wa mbere numva ubutumwa bwiza, barambwiye ngo nabakiranutse, numva birantunguye. Njyewe nararebaga ngacumura, navuga ngacumura, natekereza ngacumura, sibyo? Ubwo umunyabyaha acumura mu kureba, mu gutekereza no mu gukora. Ari bitagombye umudive, bitagombye umugatolika, bitagombye umwisi, ni ukuvuga ngo abantu bose bo mu isi bakaba baratumutse hehe kwa Adamu. Ubwo se umuntu yazashobora amategeko bigashoboka. Ariko navuga ngo ya magambo yagomba gusohora ngo abagore 7 nyine ngo bazashaka umugabo umwe, ngo bava ngo turashaka kwitirirwa izina ryawe, ariko dutungwa n'iki n'ibyo kurya byacu, sibyo? Byagombaga gusohora. Niyo mpamvu n'amadini ari menshi nyine yose avuga Yesu, ariko ngo bagatungwa n'iki n'ibyo kurya byabo, ya mahame ya buri dini nyine. Ese ntuzarya ingurube ugashyira hejuru, ntuzarya urukwavu ugashyira hejuru, uzivuga ko umunsi w'isabato ivuga yuko hari amategeko y'Imana hakaba n'amategeko ya kandi barayashyira. Ibyo nibyo kurya byaba abagore nyine bagomba gutungwa n'ibyo kurya byabo, ugashyira hejuru. Umaze gushyira hejuru ubwo wabyemeye bakujyana mu mazi bakakudumba, bakubatiza uri umunyabyaha ukavamo uri umunyabyaha. Mu gihe Yesu yagiye mu mazi ari iki? Ari intungane. Nuko twayobewe uburyo Imana igira abantu intungane, twe twishakira ubwacu uburyo bwo kugira intungane, tuva ku byo kurya, tuva ku nyama. Batubuza kuvuga ngo n'ingurube, ariko twebwe n'inyama z'inka ko twarazivuyeho n'izihene kugira ngo tubone ijuru. Batubuza kunywa icyayi n'inzoga, ariko twebwe n'amata twari twaravuyeho, n'icyayi kirangi n'isambaza twarazivuyeho. Nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziriza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato. Ni umurongo nashakaga wose mbere yo kugenda, sibyo? Ariko hejuru nuko tutahasomye nyine ufite umwanya mutoya kabiri
uzasoma igice cyose cy'Abakolosayi kabiri baba batangiye bavuga ko nimba abantu barapfanye na Yesu sibyo nta muntu ukwiye kuba kibashakira mw'ibyo bintu sibyo hasi bakomeza kuvuga ngo kwigomwa ibyo kurya ngo bikamera nk'abantu bicishije bugufi ngo bakihimbira uburyo bwo gusenga ariko mu gihe bikaba nta mumaro n'umwe na mukeya bigira wo kurwanya irari ry'umubiri sibyo biri kongera kuvuga ngo amategeko ngo cyari igicucu cy'ibyiza bizaza ariko ngo umubiri wabyo ukaba ufitwe na Kristo. Tugiye mu by'amasabato tukavuga amasabato menshi turanayazi ayo masabato utanazi kwa nabaho hari isabato y'umunsi nyine wa karindwi hari isabato y'umwaka wa karindwi aho abantu bagomba kuraza igihugu ihinga no kuvuga ngo ukaba utemerewe no guhinga umurima nayo ni sabato umurima wawe umuntu wese ukubereyemo umwenda ukawumuharira sibyo mukarekura abagurano mwaguze bakagenda nta kintu bicunguje no mwaka w'imbabazi ariko twamenye umwaka w'imbabazi cyane nibyo isabato ikwiriye kubahirizwa mfiti yawe ariko ntabwo ari isabato nk'igishushanyo ahubwo ni isabato y'ukuri nawe twagusaba bo kubahiriza isabato kuko umwaka w'imbabazi wagize ute warageze natwe Imana yaduhariye imyenda yacu ubwo isabato yagize ute isabato yageze umuntu wabaga kubereyemo umwenda waramuharira ukamwihorera atari uko kwishyuye ahubwo ari uko isabato igeze ari uko isabato yageze natwe isabato yagize ute yarageze Yesu aratwishyurira Imana igira ute iratubohora yego sibyo ariko igicucu cy'umuntu kibonye wakibaza amakuru ahubwo umenya ko nyiri igicucu ari hafi aho ngaho ukamutegereza akaba ari we akaba ari we muganira ntabwo waganira n'igicucu niyo mpamvu bavuga ari ibintu bitabasubiza biravana inyuguti iricisha ariko mukabara n'utanga ubugingo ngende umwubatsi hari igihe nshaka kubakira inzu nkabanza gukorera igishushanyo cyayo ahubwo ati inzu yawe nirangira izaba imeze gutya sibyo ariko niyo nakiguha ntabwo wakiryamamo sibyo se imvura yakunyagira kandi ufite igishushanyo kindi izuba ntiwarikira kandi ufite igishushanyo imbeho ntubona ukuntu bameze baba basuherewe bafite igishushanyo ariko inzu nyirizina yaruzuye kandi yubatswe na Yesu abantu bave ku gishushanyo ahubwo binjiremo kiriya cyari igishushanyo ariko kuri kwacyo gufitwe na Kristo urebe se ukuntu abari mu nzu bameze ubona ko banezerewe se urimo uravuga ngo natwe dufite iyo mugiye ngo nakagize twahawe na Yesu niba ushaka amahoro gwino uhitiremo gagize ureke kurimo ariko nabo si no kugitwikirizo kiba kikiri ku maso ariko ntibamenye ko cyakuweho na Kristo bisaba ko Imana igwishurira Kristo kugira ngo nawe winjire mwubwo buruhuki hanyuma rero n'uwingine yari yabibajije iby'amategeko ariko amategeko nshuti yanjye yatubereye umushorera cyari igishushanyo cy'ibyiza bizaza ariko kuri kwabyo gufitwe na Kristo hari urugero ruri pratique nabonye mu Rwanda n'ibyo hano bijya bitwigisha nubwo nyine biba bifite aho bigarukira ariko nabyo tubikura mu isoko umwaka ushize bashyizeho ibihano bikomeye cyane ku bantu batwara imodoka kugira ngo murabizi baravuga ati ikosi riniri noneho turi kubire kabiri contravention niba bishyuzaga 20 be 50 niba bishyuzaga 50 bijana kugira ngo rero bagabanya amaaccident yaberaga mu muhanda sibyo barakanira ibihano barabyongera mbega amategeko barayakaza cyane Bibiliya uzivuga amategeko iravuga amategeko yaziye inyuma kugira ngo ibyaha bigwire nuvuga ngo ukaza amategeko niko ibyaha birushaho niko birushaho kugwira ariko nyuma basore bamaze kuganira hanyuma baza kubona bitarabaye igisubizo cy'ikibazo baza kubona amaaccident yakomeje kuba menshi baravuga ati n'uko twabigenza gute bahitamo kuzana akantu kitwa speed governor bashyira mu modoka bakavuga ati shoferi we turabizi gutwara kwe n'ubundi muri kamere harimo gutwara yirukanka
ibyo twamukorera byose ntabwo byamuhindura, ahubwo reka dufunge imodoka tugire umuvuduko tuyifungiraho ntarengwa. Shoferi ibyo yakora byose imodoka ntizarenga ahandi. Natwe Imana yadukuriyeho konterevasiyo, ariko kubera ko Yesu yazishyuye irangije iduha kasipidi gafana ku mwuka we. Ejo bundi numvisha amakuru bavuga ko hari abashoferi bakoze andi mayeri, bakora ukuntu azajya yiruka uko ashaka, agashyiramo ukuntu azajya byesitara amageze imbere y'abapolisi bigasubiramo. Urumva ni ya kamere yo gukunda icyaha, ariko Imana igiye kubikora neza twe idushyiramo speed gavana nziza y'umwuka wera, sibyo? Kubera ejo bavuze ngo umwuka wera naza ngazakora mukuri kose. Niyo mpamvu rero nshuti yanjye ntugire ikibazo, utubona amategeko hari se, noneho tuzumvira Imana duti. Iyo wizeye Kristo ntabwo ugitwarwa n'amategeko, ahubwo araza agatura muri wowe, akaba ari ukwiyoborera, agahinduka ubuzima bwawe, sibyo? Ijambo ry'Imana rikavuga ngo nzababarira gukiranirwa kwabo, ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo ntabwo nzabyibuka ukundi, sibyo? Ariko iryo sezerano kongera kuvuga ngo nzatura muri bo, ngendere muri bo. Noneho ikibazo cy'imigendere ntukigireho ikibazo. Nyuma yo kubabarirwa ntugire ikibazo ngo imigendere izamera gute, kuko izatura muri wowe igendere sibyo? Niba Paul avuga ngo noneho ngo sinjye ukiriho, ahubwo ngo ni Kristo uri muri njye, sibyo?